niyo karame umeze uteze meze neza. ikintu rero cyari gitumye nkuhamagara hano muri salo ndashaka kukubwira ko akazi ugiye kujya ugakorera kuri iyi laptop. Ngakorera hehe? Kuri iyi laptop ubona mfite. Gute? Akazi kose uzajya ukora ni hano. Iki ngiki se sikora kibonye mu biro bya gitifu iwacu. Ngiye nagikoramo gute ndi gitifu? Yego, nawe uzagera kuri urwo rwego. Nkagikoramo? Nzayikwigisha ku buryo icyo uzajya ukora cyose raporo nzajya nyibona hano. Nanjye nkandagura gutyo mubona muri gukandagura. Yego. Ibi ngibi bya gitifu honyine. Ariko si ubundi aho wize ntazahabaga ku ishuri? Yego. Oya, njyewe kereka kera hari ikindi kimeze nk'igiteleviziyo cy'umweru, nicyo cyonyine nawe cyangwa mbona mu biro bya diregiteri wacu. Ese wize wageze mu kangahe? Wagarukiye mu wa gatandatu primaire. Birashoboka ko waba utarayibonye. None iki nicyo bita? Iyi bayita laptop. Laptop. Yego. Laptop. Iyi rero ikora ikize? Ibikwamo amabanga y'akazi. Urabona ko nawe wanyifatiye. Ubona ndinjije. Ntukanyifate. Anaze amabanga y'akazi yabikamo hano gute? Ibyo ukora byose ubibikamo hano. Ubyandika hano. Ubibikamo hanga ukabyandikamo? Yego. Gute rero? Ko nta karamu se njya nkubona namba umuntu uri kuzunguza. Urabona aka kantu ndimo kugira gutya? Reba akantu kameze nka kari kugenda. Iyi niyo karamu. Niyo karamu? Ariko boss wawe wanyifatiye. Ko ari inyuguti? Ntubibona ko ari inyuguti do? Ikaramu uraza ugashyira hano. Ikaramu gute nayibona uyifite uri kwandika? Naka nyine naka n'urutoki rwawe. N'urutoki rwanyu. Ubu nanjye nakwandika bigakunda se? Ntubibona se? Uko kagiye? Zana hano nkwereke. Oya buretse tuza nzaguha umwanya nyikwigishe. Ahubwo icyo nashaka kukubwira. Kubyo nanjye naba nka gitifu? Yego. Icyo nshaka kukubwira. Akazi uzajya ugakorera hano. Hano mu rugo? Yego. Ariko nanjye nkamenya ngakora aha kuri kino kintu. Cyane. Ikindi ntago wemerewe kujya hanze y'urupangu utaramenya iyi laptop. Ibyo biraza kugorana. Ubwo nawe ugiye kumpagarika kugenda uraje. Umva icyiza gihari. Numara kuyimenya akazi ugakora neza. Nzajya nkwemba 200,000 ku kwezi. Angahe? 200,000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ibihumbi tukabara 20 30 40 50 ijana igihumbi 10 10 20 ijana yego ijana na 10 ijana na 2 ijana na 25 paka kugera ku 200. Yego 200 gutyo uri kubivuga cyangwa uri kubivuga ku munwa gusa ukayabara ukayama. Wowe nyemerera ibyo nkubwiye 200,000. Yego nawe yavugisha umuntu 200 wari wayatunga 200,000 wowe uziko mu rugo ego se uziko wabura make agura inka ayo ngayo nyagendana nkayo kugura fanta urayabona hano banzu nayakoreho ayararenga 200 banzu nayakoreho byonyine unayabara uyumve gitu yansubiza kuko akazi nturagatangira 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ureke dukomeze ibyo twari turi niyo riburetse zana hano. Ese ubundi note nshyashya zasohotse urazizi wayibona? Zana niza girebere hano niza nyine ndebe. Aya niyo mashyashya? Ayo niyo mashyashya. Nzaguhemba rero izi gusa zitarimo izishaje. Uzana hano uretse kuyabika. Wemeye ko akazi uzagakorera muri iyi saro ukabijya ibifaranga byose utazajya hanze y'urupangu? Niyo muzabijya ibifaranga byose kuko urumva ayo mafaranga kunangana. Uziko bazakwica. Aya ni makiyana ni nkayo kugenda nawe kugura fanta ku nzira gusa. Yandi bavuga ngo kandagiye inyanya z'abandi. Aya ngaya nta bintu. Njyewe usikaye amafaranga nkuze amezi 5 na yataba muri miliyoni 5 nubaka inzu yanjye na Nyambo tukazakora n'ubukwe.
ufite n'imishinga myiza nukora neza nzakongezanya njyewe uzayama nzakora ubukwe Yego. tubyumvikaneho nimba njyewe tuzumvikana ukamaye amafaranga angana gutyo nkazakora ubukwe hanyuma nanjye nkaguma mu nzu ndi gukora akazi kawe yego niba nabyizera gute rero ko uzayama bumayemo makeya cyangwa umemo kanote kamwe kari agashyashya ko niyori yigo kame sigaye si ubwenge ndicyakirihahira urayakoresha iki urayakoresha iki kutari bujye hanze nishaka inyenyeri reba mbona nshimishije niko ko mfite amafaranga ubu nayo ndi umutunga faranga kuko mfite amafaranga si inote nkuru yacu tugira ntuze sinyifite